Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Bene data, yewe basuhuza ni Pastor Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku ijambo ryitwa twahamagariwe kuba abera. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesaloniki rwa mbere igice cya 4 n'umurongo wa 7. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesaloniki igice cya 4 n'umurongo wa 7. Aho haragira hati, Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Ahangaha Paulo ariho aributsa itorero ry'Itesaloniki umuhamagaro waryo ko ari uwo kwezwa atari uwo kwanduzwa. Ubundi kwera ni iki bene data? Kwera mu busobanuro ni ugutandukana n'icyaha, ni ugutandukana n'ikizira Imana yatubujije gukora, ni ugutandukana no gukora icyo Imana yanga ko dukora. Icyaha ni ugutandukana no gukora icyo Imana itubuza gukora. Icyo nicyo cyaha, gutambamira cyangwa se kubangamira ubushake bw'Imana no gusuzugura itegeko ry'Imana. Muri make icyaha ni ubuzima bwose busuzuguza Imana mu mibereho no mu mikorere yacu. Hanyuma bisaba rero kubigendera kure kugira ngo icyo cyaha kitatwizingiraho, kugira ngo icyo cyaha kitatwanduza tukandura tugahumana. Kwera bidusaba kugendera kure cyangwa se kwirinda ibyaha, ibyo byatwanduza nyine tukabyirinda tukabigendera kure. Kuki tugomba kuba bera? Kuki Bibiliya ivuga ngo twahamagariwe kwezwa tutahamagariwe kwanduzwa? Igisubizo tugisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 15. Aho haragira hati, nk'uko uwaduhamagaye ari uwera, aba ariko natwe tubabera. Ngiyo mpamvu ituma abakristo, abizera duhamagarirwa kuba abera. Ni ukuvuga ngo iyo yaduhamagaye, iyo yaturemye, iyo ngiyo idukunda, iyo ngiyo idutegurira aho tuzabana nayo ubwami budashira, ni Imana yera. Niyo ishaka rero ko n'abayo bose baba abera. Ibi rero ntabwo bitandukanye cyane na kwa kundi umuntu aba yakoze isuku iwe mu rugo, hanyuma ibintu yabisukura akaba yumva adashaka kubyanduza. Rero Imana yacu ni Imana yera idakora icyaha, rero ikaba itifuza ko abana bayo nabo bakora icyaha, bahumana, kuko nayo ari Imana izira icyaha. None se kwera bivuga kudacumura namba? None se kwera bivuga kuba umutagatifu hano ku isi? Igisubizo ni hoya. Kuba birivuga ngo twahamagariwe kwezwa
ntabwo bivuze ngo twahamagariwe kudakosa namba, ntabwo bivuga ngo twahamagariwe kudacumura namba. Oya, kuko turabibona mu isengesho Yesu yigishije abigishwa be muri Matayo, isengesho rizwi na benshi rya Data wa twese uri mu ijuru. Hari aho agira ati, Data utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ubwo dusesenguye iryo sengesho, ni nk'aho Yesu atubwira ko buri uko tugiye imbere y'Imana tugomba kwihana ibicumuro byacu, kuko twambaye umubiri ucumura. Ubwo rero aha ngaha ndagira ngo nerekane ko kuba abera no guhamagarirwa kwera bitavuze ko twahamagariwe kuba abadacumura namba hano ku isi. Ntabwo bivuga ko twahamagariwe kuba abatagatifu hano ku isi, ahubwo bivuga ko niyo ducumuye mu isengesho ryacu, nta bindi byinshi turavuga, nta bindi byinshi turajyamo, tubwira Data ngo tuti utubabarire ibicumuro byacu, utwezeho gukiranirwa kwacu kose, kuko Mana uri uwera, kandi nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ubwo hano natanga urugero rwo kwiyuhagira, koga. Hari igihe umuntu aba yumva yanduye, afite umwanda, akajya koga akiyuhagira, ariko iyo agiye kwiyuhagira uwo mwanda nyine yari afite uvaho, ariko ntabwo bivuga ko atazongera kwiyuhagira. Uyu ntabwo avuga ati rwose niyuhagiye umwanda nari mfite wavuyeho. Oya, ariyuhagira nyine kuko yagize uwo mwanda, ariko na nyuma yo kwiyuhagira ahura n'ibindi bintu bimwanduza. Ubwo rero kwiyuhagira kubaho, amazu yacu yose akagira za dushe, kuko haba hateganyije yuko nyuma yo kwiyuhagira abantu twongera tugahura n'ibindi bintu bitwanduza, ariko nicyo dushe ziberaho. Ni ukuvuga ngo tuzihora tuzikoresha igihe cyose dushaka kwihumanura no gukaraba, kugira ngo ibyatwanduje, imyanda ituriho, mbese isuku yacu, nicyo gituma buri rugo cyangwa buri nzu igira ubwiyuhagiriro. Ubwo rero dushe nicyo ziberaho. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 10:11, dusanga Yesu abera abo bana b'Imana mbabwira ngo yarabejeje mu kwemera kubabera igitambo cya rimwe na rizima, abasha kubeza by'iteka ryose. Niko umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 10:14 agira, aravuga ati abera Yesu ngo yabejeje rimwe na rizima, yemera kubabera igitambo cy'iteka ryose. Aha ngaha uyu mwanditsi ari harabigereranya n'uburyo abatubanjirije bo bezwaga, batanga ibitambo, ukagenda ukongera ugacumura, ukazana ikindi gitambo, ukongera ugacumura, ukazana ikindi gitambo, kuko wagomba kugira icyo utamba kugira ngo ibyaha byawe bibarwe kuri icyo gitambo wazanye, wowe usigare uri uwera. Ariko ibyo bitambo byaravunaga kuko wahoraga ubizana. Ariko rero umwanditsi w'Abaheburayo akavuga ko Yesu yabereye abana b'Imana bamwizera igitambo cya rimwe na rizima kandi cy'iteka ryose, kandi akiba rimwe ryonyine. Ntabwo Yesu azahora aba igitambo nk'uko abantu bahoraga batanga ibimasa n'ihene z'amasekurume n'intama n'inuma z'intungura. Ntabwo Yesu azahora atambwa buri gihe, ahubwo ngo yatambwe rimwe na rizima, kandi ngo abe igitambo cy'iteka ryose, kubera ku bana b'Imana, kubezwa abo ngabo twatangiye dusoma tuti bahamagariye kwezwa, ntibahamagariwe kwanduzwa. Nsoza mu ndirimbo y'120 mu gushimisha Imana, umuririmbyi hanavuga ngo Uwiteka umucamanza, ngo iyo ambonyeho amaraso ngo ntabwo ancira urubanza rubi. Ni ukuvuga ngo rero hariho ayo maraso ya Yesu, kuyizera, kuyiringira. Ni ukuvuga ngo no muri ya makosa yacu, no muri bya birego Satani waraturuka ku Mana, ngo Uwiteka iyo atubonyeho ayo maraso aduha pasi, akaturika tugatambuka, akavuga ati mwebwe ndabazi, muri mu bacunguwe, muri mu bo Yesu yapfiriye, ndabaretse muratambutse. Ngo akaba icyo kintu cy'uko tudatambuka ku bwacu, ahubwo dutambutswa n'amaraso ya Yesu. Ariko mu isengesho ryacu
turabwira tuti data utubarire ibicumuro nk'uko tubabarira abaducumuyeho. Reka dusenge rero kugira ngo duhagarare muri uwo muhamagaro wo kwezwa atari uwo kwanduzwa. Mana ndagushimiye kubwira ijambo, sabe umugisha umuntu wese waryumvise, umuntu wese ugukeneyeho kwezwa Mana wemere ko akubona, kandi amaraso ya Yesu amushoboze kwezwa, amushoboze ibyamunaniye, amutsindishirize, amuneshereze kamere y'irari ry'ibyaha mu izina rya Yesu. Amen.